yawe wabona utahishije kandi batubwiye ngo bongera guterwa abantu mu mabyeyi. Bana myotsi karimenye amaso. Cyaheho. Byahehe. Myotsi karimenye amaso. Aha wize iki? Wize iki? Neze. Abacha. Bacha amanza. Oya. Abacha. Ese mu byiga buri munsi? Chaba. Mwara. Ibyo bintu nibyo mwiga buri munsi? Abaca gusa. Kugira ngo tubifate mu mutwe. No munsi nibyo batwigishije. Umunsi nibyo babigishije gusa. Ejo ntabwo ari ko washumbwira. Nimugoroba turega mu gifaransa. Amanza mugaburire wabona washonje. Ese umwarimu ko haza umwe nimugoroba yarangiza akatwigisha ntuza kwirirwa wicesha. Aiwe. Ninja mu nzu ngasinzira se. Man, buretse kuzira kimana nsubiye ku ishuri mbe ndimbwa n'impamo y'Imana. Umuntu yabyukiye ahangaha nkaja ku maciki ntiyaravuga ngo reka aho nashakisha ikintu nataha nkaza nkajya. Rusubira siwe ku ishuri nta kintu ndiye. Umva, subiye no ku ishuri mbe ndimbwa. Ntaho ndasubira. Subiye ku ishuri mbe ndigicucu. Aka kabaye n'agasuzuguro. Cyangwa nyine azahitemo abari buja ku ishuri. Sik aje sinjayo. Nje rero ko tereta wenda nashatse n'ibijumba byo guhekenya. No bandi bantu bageze mu ngo zabo bari kubahazana idoza shushisho. Marindazi bari kwira n'inyama n'amakaroni narenewa. Yawe. Subiye ku ishuri mbe ndimbwa nashaka bimenye. Ibintu byose. Nabigenda ni iki nabandi bagendaga bashizemo ikintu none njewe nukunshiramo ngo shupudipe man nabo nazaje mpamo y'Imana. Umwara bubuwe yateze uba umugore wari kumwe hari bijya byiza ari kujya sha tubyo kwishura kuzendi manya utari mama burenyoko bibyo nushaka kubimenya. Kandi deregiteri atubwiye ngo tujye kwibanda cyane nimba hari nuza Mbana gukora gasasi kameze neza rwose. Ngaho ryo. Iravuga vuga kerera. Mwari muzo kuntu yatubwiye ngo kugira ngo dufate mu mutwe. Ngo tujye twibanda. Urumva? Ngo tujye twibanda cyane ngo ku nyama byibure ebyiri ku saa sita nimugoroba kubera ko umuntu aba agiye gusinzira ngo kugira ngo abyukane ubwenge arya nyama 3. So nyama kuvuka ababyeyi bose bazibona. Ura iriya mico kwese mwigani wabo bazigaburira inyama. None se ko tubona yo kwishyura ishuri. Urumva nimba byabaye itegeko ukavanga tubibwira ababyeyi bacu hari ikibazo. Ariko rero nabyo. Ese kuki batagutuma umubyeyi nibura ngo nza babinyibwirire. Ko bazi ko ababyeyi bo bahaha. Umva mbese. Bazi bagiye kubona makamana ndaje ndusha imyaka. None se bagutuma umubyeyi wibeshye ukanahagera. Ese njya bujye ku ishuri. Mama amazi yo kunywa kubishyushye. Batubwiye ngo turangiza ishuri urumva ngo bazadukorera ibirori shaho. Bazadukorera ibirori. N'ababyeyi bacu ngo bagomba kuba bahari bambaye imishanana urumva cyangwa n'abagore banyu. Ababyeyi banyu cyangwa abagore banyu bisa bavuga ababyeyi no ukavuga umubyeyi. Urakibuka igihe njya kuyagwengereye. Ako so tanyuri. Aryoherwa mugabo mwiza aryoherwa. Ngo ugitakamo bavuga yuko ucyo ni ikinyabupfura ariko abantu mutize shaho. Abantu mutize shamba mbona ari ntu. Aka kanya wize kandi igihe ngurarangiza isubira inyitirije ntabwo neza. Mutize murenjeje baza nko kuba uhagaze hejuru umuntu ukimyira. Ngo se cyo ni ikinyabupfura. Nimyiriye mu mwenda wanjye myiriye. Mugaragaza ko mutize koko. Rya vuba vuba usubire ku ishuri. Ndetse ngo horese.
Nandina niko agahinda niko gapfa ugahura n'amacinya unje ndana kwishuri kamubwize ibintu cy'ukuri singaza kuzajya gusubira kwishuri sibyo nimbaraga amacinya wasigaye muri urugo gukora kuryo naza nkabura icyo kuye ziba nando agakata nose kucyutate umujaga kwishuri n'abandi nazimutse ngiraga imirimo myinshi none nagiye kubagara amasaka hariya muco ngezeyo nsanga nk'uko inyoni ziri kuyahuhera ubwo arafata umwanzuro wo kurinda ubu nahoze ndi kwamura inyoni nyamukambwe koko mwarimu yatubajije ngufashe tugakuramo nyoka ngo wabona iki ngo nimero barabigishije sinzi icyo abandi babyigiye ngo babyize sembe ariko hariho wagishubije bose bashubije ngo iki bashubije ngo iki sinzi ibyo basubije ariko nagatanga gabuze kitadoro uri mu ishuri bajye barabwira ngo ni vurugudu nigihe babajije ikibazo gico no igita mu gutwi ikibazo n'igisubizo byose bifate kuko nkejo barongera bakabasubisha cyangwa se bakabajya babana ibizamini kuri kuva nyamuka kurikiranaga amashuri kadufitiye umumaro none si ikayi kuyishwanyaguje bigenze nindo yishwanyaguje ikayi muzi biki gahinda karanyego ariko nyamukango koko waje aba umuntu mukuru koko ubu kwari ibintu ntango bidufitiye koko ko haradutora indanga muri uko mudugudu none hari ikindi kibazo nacyo batubajije ngo kabiri ngo ukuyemo rimwe ngo wabona kangahe ni rimwe kwa kintu yaba ariwe uja kwiga uzi ko guhuza na mwarimu nyamukango tuzi ko twicaye tugatekereza ngo umuntu ukora gutura umurimo akadushobora ninjewe ntemeza gusigara mu rwanda narabu yavuze ngo ni cyatani none si wagira ngo si bari kubigisha bundi nani nabwo ni mwanka pesa nani ababine oya ho ngaho wajije nawe je yacu dukoni mbese ubwo nabari bavuze udukoni tubiri ubu guca udukoni tuno tubiri guca warangiza ukica kamwe ubwo hagasigara kamwe gahagaze akabari gusubiza ngamba ni iki kindazijana ribi inkoni oya nzi yuko umwana ejo bundi bazanye noneho bamuzanira sika abanyamagambo banzuri bamuzanira ibiryo bakajya bamutamika gute nanjye urabona ko nabyibwirije urahiye no kukirara ngo umunyeshuri kugira ngo agire ubwenge korekera ibyo ngibyo abana barya bicayihute ihute sura kushura abana barya bicayari mbase bimpfunyikira mbijyana none ubwo ubwo urambwa ko naseka ibiryo none nkabijyana ngo urya vuba vuba rero none ubundi wabita kuki watinze kubiteka simba sanze byahoze ariko no kutaza aho ibyo biryo biva byonyine kugira ngo mbone ibyo biryo uri kwivugisha gutyo aho biba byavuye n'umumenyi wa rubamba urabizi uretse ko n'ubundi ntacyo wari umariye iyo utajya ku ishuri n'ubundi wari imfabusa byavuba ujye ku ishuri wenda nzarukore mu tuntu tw'ubwenge meneke utonde nzagukiza nzajya ntwara imodoka shawe ese umwara warangiza kwiga ufite imyaka ingahe kugira ngo ube minisitiri kuko bareba amashuri bareba imyaka baba bageze muri pasiyo utaragera mu kazi juwacu dukoni utuguca ndi guca ntaduca hasi wakinwe ku ishuri bakayishamba mwikayi wabaga bagufi nyereka inkoni mwikayi nyine niba babwiye ngo kabiri ngo gukuramo reba ukuntu mbura kutaze umuntu inzara nasi kuzanya ubusabusa mbabarira uko niko nari mfite kandi nje ngize nti agamasaha gamfashe hari nyana sanga naga uko byarenze ko uguragera hano wasanga nta kintu ukihangana ugasubira ku ishuri nawe ndigira muki yikaye nyine hwe nibiye ngo bibaza man dore baje aca guca ntabwo naje amwe kayigicaga nayo ngaye kanije kukugurira iyindi shahu mbabarira rwose wihangane usubire ku ishuri nyamuka noneho nusanga ntateza kandi ateka dubure mbabazi bageze hibagara muri nyakigeze ndi kukubwira ngo amasaka y'inkoko inyoni ziri kuyahuha cya muri okara nayishira se kumufuka bana nyamuka kumufuka ariko ahagaje umuntu yigirira mu gakoni akaba arayibuze gasanga ratakaye genda kwa rufuri ndiyange nibujya kuntuma kwindikita ntabwo naje nawe ndaje kwindikira nyamuka kumba byakunanije ikiko ariko barabona umuntu umusaza ngana gucaje kwindikisha wabasha abantu bamwe kiburi teko ubushaka kugira ngo nzambagurize ubwo ikintu gihari uzaje kwishura umbwire mwarimu babi ntari kudusuzugura uzabana turi kwigana nabo ukugereye kurari mwivi n'amajyori oya nezerwa kuba dufite amahirwe yo kumushinga baduhisemo ishime ushishikaye utitaye ku bantu bari kuguca intege ntakabuza uzabitsinda n'ushiraho dore impinja zizubwenge hari umwana ugukubita icyongereza bamwe ngo afite imyaka nimba ari 5 bari batoje kare baragiye bariga muri gardien bacuranye imbere ngo ni twishomanire ngo mu gifaransa ngarabu icyonzi cyo ryavuba reka amagambo
ngaho wimpfundikije neza nanjye byari bicyagwa reka ntangire nje aho ndebe rwose uri umunyeshuri wowe nimba bavuze ko ushobora kurya ibiryo by'umunyeshuri ugasanga umunyeshuri abuze ubwenge kandi akagombye kugira warekeye aho basi bisigaza uraza kuza urya dore ikirayi kinini kano n'agatoki naho byavungukiye wenda mbembeke ndumva ikidondo kivuze bijya kubuhaha ntawe ari kubukira ndeba ibintu uri gupakiramo noneho iyo ndero yitwara ku karubanda bayi naravuze ngo nituzajya tugenda ababyeyi tuzajya tubasezera ngo bayi ngaho bayigenda none nitugaruka bayi suzi icyo bisobanura ngo mbanze mbikwigisha bayi bisobanura gutya ngaho bayigenda hari ikintu nibaje mwara urashaka iki ntonde amazi se simbona wazana gushirira amazi oya ntabwo kibazo ari amazi ndetse ngo ngomba kujya nkambara mu ijosi nk'uko Geregwari nawe akambara mu ijosi mana yo aka kantu akambara mu ijosi gute koko nzi ko ari itegeko ryo ku ishuri nuko ukambara mu ijosi reka nca kumwe ko wanjye mwese uragira ngo njyewe Geregwari azajya agenda yitwaye neza ye mwana uzirankono urazikira ako se wantu niyo madara gasore yongera twirateho ngo nta mupira ashaka kuruki sisi yeza kozwe Geregwari yanga mbasi kuzira ry'Imana tereka nkubwira je mwari marenge kudukubita zirankono uzi ikintu gihari ari nakubita uzi ngo twariye mu gitondo ewe data we yadukubise wanyere ko mwari mari gutigisa iki kubera ko gukererwa njyewe rero namwigiye intuzi uzi ukuntu uzajya mbigenza kandi ibintu byawe wajya urabisiga mu ishuri nje siko nabisize uyu nguyu ngo yaraje kundusha ngo urabisiga mu ishuri ntabwo iyo uriga igitero n'ikigoroba ntabwo wiga kubyambaye ubwo uzigeze shari rero ko nanjye nzajya nkambara ko noza zabura kubisiga mu ishuri nanjye gasore sha yonje ako siko mwabaye abana burundu dore nimurije umupira ndone mujya ku ishuri Geregwari mwagenda ku ishuri Geregwari ese mwajya ku ishuri mwabagabo nako mwabanyeshuri ariko noneho ariko ziko mwabaye abana burundu duhe baro yacu mwagumwe ho kameza baro yacu mukameze baro yacu bari mujya ku ishuri cyangwa baseko goodbye bye goodbye teacher ntabwo ndi teacher birahanije nabaje nimba birahabika umukiriya n'undi umukiriya ni umwanya zikubona abakiriya mba ntabwo cyane ibiraha byiza wantu umva ndaguha ibiraha byiza ahubwo uragenda uryoherwa uzajya uhura kiriho n'igitunguru akunda kuba mari cyane ubundi mboneka rimwe na rimwe gusa wari ubizi ko ngira ibiraha bibaho igitunguru cyo nacyo ntabwo ngarurira hajya wayamaho nayaguhaye amafaranga nayaguhaye ngaho genda ntegereje n'abandi sawa urakoze sawa imana ikumire mfasha biteze ukize n'injye wakuguriye gucuruza iki maracuruza isambusa maracuruza isambusa agasenda se reka ni mwayo ziraryoshye cyane ntabwo basimbiza bajya banyamurindo kimwe nangaye se kimwe n'ijana kira hafi uti nta rusenda rurimo kandi nzi ko narushyize mu rwego rurimo no gukora ntabwo biryoshye ese birabishye birabishye biri kujejetamo amavuta cyangwa wajya none abakirana mu bitunguru umbe we ubwira tica ikigoroba ubwira tica ikigoroba ndaje mukanya turaza uzayitwara go uzikura mwana niwe wambikiye ikaramu yayibitse kandi twe tujya gukora ntuza ngo huma wirute manda yibuze umva se ubwira mwarimu dore nura n'umukira aho se mana yanjye none ibintu byitanga cyo wagaheka none ha abakira mfite none bateye bati babaro yanjye ibintu biri kunanira sha wowe ubagire nzuru kumva biryoshye utenda gushirira hari bizana ku ishuri hega buri urabona baranatubwiye ngo ntitukajyeyo ku ishuri batubwiye ngo ntitukajyeyo banguzamo akanabisha ashaka kwinywera agasuru aho kandi mana ese urabutaranyishura ngo ugurize n'amafaranga kandi urabutaranyishura wari ragubuntu ku ishuri iki ntabwo hora tugutsa n'amafaranga dufite turakwishura iki hana amafaranga ari nagavuga ngo bizini mbana yamushira hasi oya ntabwo nyakira hasi
barabitubujije none se burajya mwa reka nta n'urusenda ushyiramo nta so wowe urashaka gusenda rwinshi kandi wiga wowe uragira ngo ufate abana b'abandi ku ngufu ku ngufu se ngambara Ayo, ko no oya ntukagire urusenda rwinshi wiga yego baha yego turishibo inza tu kasigamo bingahe